Bakristo bavandimwe, namwe mwese abakurikiye radiyo Mariya Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Amasomo matagatifu tugiye kuzirikana none ni amasomo yo ku wa kabiri w'icyumweru cya kabiri gisanzwe umwaka C, tukaba twanahimbaje mutagatifu Agnesi. Isomo rya mbere riri mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugera kwa 20. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, Imana rwose ntirenganya, ntishobora kwibagirwa umwete wanyu n'urukundo mwagaragarije izina ryayo, mufasha abatagatifujwe nk'uko n'ubu mukibikomeje. Cyakora, icyo twifuza ni uko buri wese yakomeza iryo shyaka rizamugeza ku ndunduro y'ibyo yizeye. Bityo rero umurego wanyu ntugacogore, ahubwo mukurikize urugero rw'abahawe umurage wabasezeranyijwe, babikesheje ukwemera n'ukwiyumanganya. Igihe Imana isezeranyije Aburahamu, kuko nta wundi wari uyisumbye ngo imurahirire, yarirahiriye ubwayo, iti rwose nzaguhundagazaho imigisha, kandi nzaguha inkomoko nyamwinshi. Aburahamu akomeza kwihangana bigeza aho yuzurizwa amasezerano. Ubusanzwe abantu barahirira imbere y'ubaruta, maze kugira ngo bakemure impaka bakishingikiriza iyo ndahiro. Nicyo cyatumye Imana ubwayo ikoresha indahiro ngo igaragarize abo yageneye isezerano ko umugambi wayo udakuka. Iryo sezerano n'iyo ndahiro bidakuka kandi bitarangwamo ubuhendanyi bw'Imana, niryo shingiro ridahungabana ry'amizero yacu, twe abemeye guhara byose ngo tugere ku mizero twasezeranyijwe. Ayo mizero ni nk'inkingi umutima wacu wegamiye, kandi akaba ariyo atugeza hirya y'umubambiko, hahandi Yezu yatubanjirije kwinjira, ari umuherezabitambo mukuru kandi w'iteka ryose wo mu cyiciro cya Melekisedeki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Naho Zaburi idufasha kuzirikana iryo somo rya mbere ni Zaburi 111 mu dukubo 110. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Nzasingiza Uhoraho n'umutima wanjye wose, mu nteko y'intungane no mu ikoraniro rusange. Ibyo Uhoraho yakoze biratangaje, ababyitayeho bose bahugukira kubizirikana. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Yashatse ko bagenda bibukiranya ibitangaza bye. Uhoraho ni umunyaneza n'umunyampuhwe, abamwubaha abaha ibibatunga, akibuka iteka isezerano rye. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Uhoraho yazaniye umuryango we ikiwubohora, agena rimwe rizima imiterere y'isezerano rye. Izina rye ni ritagatifu kandi rigatera ubwoba, ibisingizo bye bizahoraho iteka ryose. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Naho ivanjiri tuzirikana ni iyanditswe na mutagatifu Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 23 kugeza kwa 28. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Habwa ikuzo Nyagasani. Umunsi umwe ku isabato, Yezu anyura mu mirima y'ingano, abigishwa be batangira kugenda bazimamfuza. Abafarisayo niko kumubwira bati, dorere, kuki bakora ibibujijwe ku isabato? Arabasubiza ati, ntimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe ashonje akabura uko agira we n'abo bari kumwe? Nuko yinjira mu ngoro y'Imana mu gihe cya Abiyatari umuherezabitambo mukuru, akarya imigati y'umumuriko atashoboraga kurya kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine, kandi akayihaho n'abo bari kumwe. Nuko Yezu arababwira ati, isabato ibereyeho umuntu, ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.
uragasingizwa kristu. Bavandimwe, amasomo y'uyu munsi agamije kudufasha kuzirikana ku migenzo mbonezamana: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Ariko hari n'indi migenzo ibiri mbonezabupfura yavuzweho: ubudacogora n'ukwiyumanganya. Bimeze bite rero? Byose bitangirana no kwamamaza ivanjiri. Umwigishavanjiri, umuntu uri kwigisha ijambo ry'Imana, umutega amatwi akigisha avuga ibyiza Imana yagiriye abantu ndetse n'amasezerano Imana yahaye abantu izabuzuriza hirya y'ubu buzima, aho isomo rya mbere ryise hirya y'umubambiko. Yarangiza akavuga iby'Imana isaba ko umuntu yakwitaho, yakora kugira ngo izamwuzurize ayo masezerano. Bityo umwigishavanjiri w'aba yuzuza bimwe Yezu yavuze ngo mugende mwigishe amahanga yose kandi mubatoze gukurikiza ibyo nababwiye byose. None wowe wakumva izo nyigisho ukumva ziragususurukije mu mutima wawe, ibyo twita ngo kanaka yafashijwe. Ni ukuvuga uba wanyuzwe n'izo nyigisho kandi ukumva urashaka kuzizirikaho. Ibyo ni byo twita ukwemera. Ukwemera kuba kwiremaremye mu mutima wawe. Nyuma rero y'uko kugira ukwemera, wiyemeza kugira icyo ukora. Mu buyobokamana bwawe ukumva ugomba gusenga, ukumva ugomba gukora ibyo Imana yavuze kandi ukabanira neza abandi, ukanabafasha. Ibyo noneho uba ugeze ku mugenzo mbonezamana witwa urukundo. Nababwiye ko ari imigenzo itatu: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Urukundo rero, kwemera twakuvuze, ni ubwo bususuruke buza mu mutima. Nako urukundo ni uko kwiyemeza noneho kugira icyo ukora mu rukundo ufitiye Imana n'urukundo ugaragariza bagenzi bawe. Ariko nyuma ukabona biragushyira mu kaga. Mu kwita kuri bagenzi bawe ukabona hari ibyo uri guhomba bigendanye n'amafaranga cyangwa imitungo. Mu kwita ku isengesho cyangwa kujya mu ngendo ntagatifu ukabona biragutwarira igihe, biranakuvuna mu ngendo, biragushyira mu kaga kuri ubwo buryo butandukanye. Ariko no guhindura imibereho kwawe ukabona hari abo bibangamiye, nabyo ukabona biragushyira mu kaga. Niba hari abo mwari musangiye ikigare cyo kwitwara nabi, watangira kwitandukanya nabo bagatangira kukwibasira. Nyuma noneho ugatangira no kubona imbaraga zitagaragara nazo zikwibasira, arizo twita amashitani cyangwa roho mbi. Ibyo byose iyo biguhuriyeho, hari igihe ushaka kugwa mu kintu cyo gucika intege, gucogora, ibyo ukwemera kwawe ukabigendamo bigura intege. Icyo gihe rero icyo usabwa ni iki? Ni ugusubiza inyuma ibitekerezo ukareba uwo wemeye uwo ari we. Ni Imana, si umuntu. Amasezerano yatanzwe n'Imana, ntabwo yatanzwe n'abantu. Isomo rya mbere rikabisesengura rikavuga ko abantu bo bajya barangwaho n'ubuhendanyi. Atari ko iyo Imana ikurahiye, igusezeranije ikintu, yo indahiro yayo ni ndakuka kandi ntirangwamo ubuhendanyi na mba. Wamara kuzirikana ibyo, ukanazirikana ubwiza bw'isezerano Imana itanga, ko ritaba ryiza ku rwego rw'iry'abantu batanga, ahubwo ryo rirenze imivugirwe. Noneho ukavuga uti ndiyemeje, nzakurikira inzira niyemeje kugira ngo nzashyike kuri iryo sezerano kandi nshimishe Imana yankunze mbere ntacyo njye nayihaye. Noneho ukayikomeraho uti byanshyira mu kaga, byareka, njyewe ngomba gukomeza icyo niyemeje. Uko rero kwiyemeza ugatumbira amasezerano y'Imana nibyo twita umugenzo mbonezamana wo kwizera. Uko kwizera niko kugukomeza, bigatuma udacogora, bigatuma utagenda bigura intege, bigatuma udasubira inyuma. Nibyo isomo rya mbere ryavugaga ngo ayo mizero ni nk'inkingi umutima wacu wegamira, kandi akaba ariyo atugeza hirya y'umubambiko, hahandi Yezu yatubanjirije kwinjira ari umuherezagitambo mukuru kandi w'iteka ryose wo mu cyiciro cya Melikisedeki. Aha rero uko kwiyemeza, gukomeza inzira n'igihe bigushyira mu kaga, nibyo kugira umugenzo mbonezamana w'ubudacogora. Ukwiyumanganya noneho kuza gute? Umuntu uri mu bigeragezo aba ashobora kugwa mu kintu cyo gusakuza,
kuganya, gutaka, gutabaza uwo abonye wese. Icyo gihe uba ubikoze nabi kuko ukwemera, ukwizera n'urukundo ntabwo bikwemerera kugenza utyo. Ahubwo ufite ukwemera n'ukwizera yiyemeza kwigiramo umugenzo mbonezabupfura wo kwiyumanganya. Kwiyumanganya ni iki? Ni ukuganyira gusa ushoboye kuba yakurokora. Uwo rero nta wundi ni Imana, kuko abana b'abantu ntacyo babasha mu bigeragezo nyobokamana. Iyo rero uganyira Imana yonyine, ukaba ariyo ubwira ibibazo ufite, ubundi ukiberaho witurije, uba ufite umugenzo wo kwiyumanganya. Naho iyo uririra uwo ari we wese, icyo gihe ntabwo uba ushoboye kwiyumanganya, ahubwo biba bipfuye. Naho igihe rero n'Imana utayiririra, ahubwo ukaba umuntu wihebye, wababaye, nibyo bita gushinga icyinyo ku kindi, kandi ibyo ntabwo bihuye n'ubukristo. Ibyo ni ugushinyiriza. Umukristo we ntabwo ashinyiriza, ahubwo ariyumanganya. Dushyike noneho ku ivanjiri. Uko gukomera ku Mana no ku masezerano yayo ni mu bigeragezo, hari igihe bikugusha mu kintu cyo kuba umunyamahame, ukavuga uti ibi niko Imana yabivuze, niko byanditse muri Bibiliya, kandi sinshaka kuzahomba amasezerano yayo kuko ntabikurikije, ngomba kubikurikiza uko byanditse. Noneho ukabikurikiza uko byanditse, n'igihe bihutaje umuntu ntubyiteho, ahubwo uti niko byanditse nta kindi. Ivanjiri yabitubwiye ku bigendanye n'isabato. Abafarisayi bakurikizaga isabato batareba ingaruka yabateza cyangwa yateza undi muntu. Abigishwa ba Yezu barashonje, aho kugira ngo bicwe n'inzara bakamafuza ingano, naho abafarisayi bakabarakarira ngo basaruye ingano ku isabato, kandi bari kurengera ubuzima bwabo. Yezu ati mwibuke na Dawudi ko yabikoze, agasuzugura itegeko ry'Imana ryavugaga ko imigati y'umumurika igomba kuribwa n'abasaserdoti gusa, ariko kuko yashakaga kurengera ubuzima bwe n'ubw'abo bari kumwe, akemera akayirya kandi akayihaho n'abo bari kumwe. Ni uburyo bwo kwerekana ko nta tegeko ritagira irengayobora. Ku mategeko y'Imana ho irengayobora rikaba ari ukurengera ubuzima. Igihe kubahiriza itegeko ry'Imana bikugushije mu kintu cyo guhutaza ubuzima bw'umuntu, jya umenya yuko Imana itakwishimira ngo wayubashye kandi wahutaje umuntu yiremeye. Ni nk'uko umuntu ashobora kuza yirukanka aguhungiraho. Hari abantu bamwirukankana, kuriya byabagaho muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, wowe ugahita umuhisha muri purafo. Abamwirukankanaga bakaba barahashyitse batanyuze sha, uba ugomba kuvuga uti ararenze hakurya hariya. Bityo imbere y'ibyanditse muri Bibiliya uba ukoze icyaha cyo kubeshya, ariko imbere y'Imana ntabwo icyo cyaha ukizira, kuko ubeshye atari ubugome wifitemo, ahubwo ari ukurengera ubuzima bw'umuntu. Icyo gihe rero uba wubahirije bimwe turirimba ngo murashishoza igishimisha Imana Nyagasani. Ntabwo Imana ishimishwa nuko twubahiriza akantu ku kandi uko kanditse, tudashyira mu gaciro kandi yaraduhaye ubwenge buzirikana. Ahubwo Imana iba ishaka yuko twitegereza igikwiye akaba ari cyo dukora, aho kugira ngo tube abanyamahame. Nyagasani Yezu nabane namwe. Mwari kumwe na Padiri Uwamungu Ishimwe Theogene ukorera ubutumwa muri Paruwasi ya Ruyenzi.